Bakunzi ba Sergeant Robert Truth, mwongeye kwirirwa muraho neza. Imbere yacu turahabona afande uraho. Yes, ndaho meze mutemwebwe. Tumeze neza. Twari tukwakiriye kugira ngo ubashe kubanza gusuhuza abakunzi bawe cyangwa abafana bawe, ubasuhuze. Urakoze Rita, nanje ndikamere kuri wewe by the way. Umeze ute? Umunsi wagenze neza cyane? Nakubonye ako arigiye uyu nkubonye buri gihe mbona mfite ubwoba bwuko ushobora kubuteguye ibindi bintu byiri moto siyo ko mba mpagaze bw'umajyo nta kibazo mba mfite mba standby kuba nagusubiza buri kimwe cyose. Ariko amakuru aracicikana aravugwa, impande n'impande, ibintu ngo ni umuriro kuri RDF. Numvise ngo ariko ngo yisubije Minembwe. Nibyo aya makuru waba wayumvishijeho? Yo kwisubiza Minembwe byo ari propaganda. Ibi bintu by'intambara zo muri Kongo, intambara hanini ubu ngubu barimo barakina ikintu kimeze nka propaganda. Nicyo nshaka kugira ngo mbanze navugeho cyane. Impamvu na yindi nuko wenda hari bamwe babyungukiramo mu rwego rwa social media kugira ngo bazikoreshe mu buryo bitari uko bikwiriye, bigatuma motivation cyangwa kudumisha amasa cyangwa kongera morale ku ngabo cyangwa se no gukurura benshi bashaka kugana muri urwo rugamba, cyane cyane nk'urubyiruko rwo mu Rwanda rurimo kugenda ruhatsikirira ruhapfira, bakaba bashaka kubakangurira bakavuga ngo n'ubundi Minembwe twayisubije kaya karagatenda, ariko nibumva mu matwi yabo mu itangazamakuru uwo munsi bari bahamagare mu mirenge kuko basanzwe babikora kugira ngo uru rubyiruko rubashe kuba rwagenda rukitabira ku buryo babaha briefing, bakaba bari bujye muri icyo gisirikare. Ariko hagati aho reka mbone no gusuza inshuti za Sergeant Robert Truth. Mwese ndabasuhuje, ariko buri muntu wese winjira kuri icyano ndabasaba byibura mwinjirane na like kugira ngo iki kiganiro kigere kure, subscribe kugira ngo twiyongere umubare, ibiganiro bikugereho mu buryo bworoshye, share kugira ngo n'abandi babe babatumiye, then comment kugira ngo tubone value. Murakoze. Ese ni kwa kundi bakunda kubeshya rwose bakitera amajeke nuko bimeze kweri, kubera ko nyine urabona bari abantu ukuntu bakora ibintu byabo, barabisetinga, bakunda gusetinga. Iyo bakoze wenda akantu kakuvuga ngo tuvuge nk'ukuntu mu rugamba rurahinduka, urugamba rurahinduka, ukuntu abantu bagenda bashobora kuba bakora manova cyangwa bakora ikintu cyitwa counter attack, bakaba bakora imibare indi. Kurabona hariya Minembwe na ahantu bwaho urebye nka Rugabo uburyo yasobanuye, ngira ngo urabyibuka cyagiye Rugabo avuga ngo bagutewe ahantu hamwe ntabwo bashobora kubona ukuntu bakwinyagambura. Ndabyibuka cyane. Ntabwo wavuga ngo minota zero ngo barwanye batsinda FRDC ngo bakubita bica abarundi miliyoni, nkibaza abarundi n'ibintu bisekeje. So ni ibintu bitari standard ya war. N'abazungu barabyumva bamwe bagaseka, n'ababa supportinga bamwe babashigikiye cyangwa abo bacyanshuro babo bumva ari ibintu byenda gusetsa. Nuko bimeze rero, nta byacitse. kandi Minembwe, niba Minembwe bisubije Minembwe wenda binabaye bakisubiza Minembwe ahandi hariya nihe wambajije ni Minembwe nayo? Ni Minembwe na Mikenke. Mikenke rero aho buriya ni urupfu gusa, ni urupfu kuko ubu leta bari leta usiye kuko Kisekedi we agira impuhwe nyinshi cyane, adapfa kurasa mu baturage ngwena ngo ahitane bose. Baramutse buriya Kisekedi abaye nka RDF n'ibikoresho afite bikaba bifitwe n'inkotanyi, haki ya Mungu aba yararanye Minembwe ibicumba umwotsi. Nagwa babategereza kuko urabona bariya bose basigaye hariya ibipfobagana byose byo muri nuza byo mu Banyamurenge, bose babumva kimwe, bakora kimwe, batekereza kimwe. Ubu right now bakabaye bari ku cyokezo ari nka Kagame, aba yabatwitse ariko mushima Imana ko ari Kisekedi ukunda Abanyafrika. Yes. Ni ukuvuga ngo Kisekedi ni imbabazi aba yabagiriye, akunda Abanyafrika cyane, yanga cyane. Ameze nko kubona Mandela yaritanze aravuga ati yo tafadhali nifungwe imyaka 20 imyaka 20 ariko Africa must be free.
cyangwa South Africa ikaba free. Urumva n'abantu hari abantu bameze gutyo, ni abantu baboneka imboneka rimwe, hari n'abantu bakirimbuza bimboneka rimwe nka Kagame buriya no mukarudayi yaje imboneka rimwe yo guhitana ubwoko bw'abaheburayo no mukarudayi. Utararenga ko kantu uravuze uti Kagame no mukarudayo arimbura iki buri kintu cyose kimwitambitse imbere cyangwa icyatekereje. Ni kubera iki yaba bikora ataba akunda amaraso y'abanyafrika nka we? Ari abantu bameze gutyo bakaba bararemwe ari ukwikunda kwihugiraho. We nagatsiko karaho ngaho nuko ateye, yani niyo politiki iki gihe ntabwo twe twabimuziza kuko atari wisanze, atari wiremye, yasanze yameze gutyo. Kandi bene abo bagira siyasa nyinshi cyane ku buryo babeshya abaturage, bakabashyira mu mood yo kubumvisha ko bari mu kuri, bakagira udutsiko dutandukanye nka 15 dushinzwe izo mobilizations zerekana abaturage ko iyo leta ari leta y'ubumwe kandi iganisha ahantu hazima. Niba ari kuvuga ngo none tugiye kuvuga ngo Agaciro Foundation Fund, cyangwa bakavuga ngo ubwo novuga ngo $1 campaign, novuga ngo abaturage bose bakabyitabira bagatanga $1 campaign, cyangwa ibi by'agaciro buri muntu wese akagenda ashyiraho ifaranga bakarimukuramo mu buryo bw'agahato ariko butari direct, buri mu buryo butaziguye, ku buryo abantu bose bakikanga baguye amafaranga ku mbaraga. Novuga ngo iyo leta ibaho ikajya hakaba n'umuntu w'intwari nk'abandi bagakunda Afrika, nka Museveni akunda Afrika, akabaho akumva buri gihugu cyose akakishyiraho kuba kugira ngo kiyubake neza. Ntaguciye mu ijambo tukiri kuri yo sije, ni ukuvuga ngo Perezida Kagame afite ubutsiko cyangwa amatimu agomba gutoza abantu, udutsiko dutoza abantu ko tugomba kuyoboka leta iriho ko ari nziza, tuyivuga neza kandi atayisawa. Ahubwo wakambajije giye ubwanjye mva mu Rwanda mbere, ngira ngo muri za 2000 na kangahera hari 2006 ni ryari twatangiye gihe twagendaga twigisha igihe twamaze gukata imirenge, dukate serire tuzihindura utugari, segiteri tuzihindura imirenge, commune tuzihindura uturere, za prefecture tuzihindura intara, tuzihindura gutyo province. No kuvuga ngo icyo gihe twarazengurutse imirenge yose y'u Rwanda uko ari 415 ngira ngo novuga ngo n'uturere 30 t'u Rwanda. Icyo twigishaga ni igiki? Twari dushinzwe kugira ngo duformate abanyarwanda, tubabwire ibigendanye na gahunda ya leta, ariko tukaba turi trained twebwe. Mwari mwarigishijwe? Twari twarigishijwe, yes. Ku buryo twagomba kubabwira ibyiza RPF igezeho nyuma yo kuba yarabohoye igihugu. None tukaba tuva muri iyo mirenge mu tuhindura imirenge, kuko urumva imirenge bagiye bayigabanya ubunini bwayo, bayikata tuvuga ibyiza yagezeho, ariko ibi byo ntabyo twavugaga kuko ibi byari byinshi cyane kurusha. Ibi byari byinshi cyane kurusha, ariko ndibuka yuko ibyo bintu byariho koko. Ndibuka ndi muri segonderi, hari abantu bazaga ngo RDF baje gutanga, bakaza bakigisha urubyiruko, abanyeshuri morale, ariko batanga neza ibyiza by'igihugu, ariko nta kintu kibi bavugaga ngo igihugu bimeze gutya. Wenda iyo bavuga ngo twahuye n'imbogamizi iyi ni ingiyi, bituviramo kuba twagize imiyoborere mibi bitewe no ko twibeshya. Ntago babivuga ibyo ngibyo kuko Tom Close yigize kuri, ntago bakwivuga nabi. Tom Close yavuze ngo nawivuga mabi kandi ameza hari. Ntago ibi babivuga, bavugaga ibigwi byabo ko babohoye igihugu, ko bahagaritse genocide, ariko mu mikoro make amahanga nta tureba neza, abandi batugiriye amashyari kuba twiyubatse vuba, twateye imbere ibintu bimwe na bimwe, ngo sinzi urabona ko twari dufite Vision 2020 icyo gihe. Ariko Vision 2020 tuyezemo ibyo bari biyemeje bitigeze bigerwaho byibura na 30%, ariko barangiza bavuze ngo twabigezeho, aho turanabirenga, utarabibona nakaze. Aho ndakumva cyane rwose, kubera yuko iyo twibaza cyane abanyarwanda, tukibaza uku buryo ki nta munyarwanda w'umuyobozi ushobora kumvikana n'u Burundi, hakagerekaho utashobora kumvikana na Kongo, hakagerekaho na Uganda ukuntu, na Tanzania, ukibaza aho hose baje bashwana. Ni kubera iki u Rwanda rudafite inshuti muri ibi bihugu bidukikije?
Iyo mpamvu rero biterwa nyine n'ubayoboye. Iyo mufite ubundi ngo akamasa kazazimara kazivukamo, natwe rero katuvutsemo kahita katuyongoza kwa mufano, kuyobora ku rugero ku buryo batwangisha abanyarwanda. Urabizi ko kugeza ubu ngubu umunyarwanda kumva ko uri umunyarwanda umuntu arakwikanga mu mahanga. Wavuga ko uri umunyarwanda umuntu akabanza akagucunguza kumva ko uri inkota, ku buryo byageze kuri level iteye isesemi abantu bose kumva umunyarwanda. So no kuvuga ngo byatewe n'ubuyobozi bwayoboye u Rwanda kuva mu 1994 kugeza n'ubu. Wari ubuyoboye ntabwo ari Pasteur Bizimungu, ahubwo ni Kagame, undi yari maze nk'agacingirizo. Rero ibyo niyo gahunda twagendeye mpaka sasa. Icyo kibazo reka tube turagisobanukiwe neza. Hari ikindi kibazo nshaka kukubaza, maze iminsi numva kizenguruka social media hose, bavuga yuko u Rwanda rushaka gusaba Uganda aba YouTuber bose ngo ibasubize mu gihugu cy'u Rwanda. Ese koko ayo makuru waba warayumvise? Watangariza iki abakunzi ba Sergeant Robert Truth? Mu by'ukuri ibi bibazo birahari hano, twarabyumvishe, twaje tuyumva amatwi yacu. Baranabikora n'amanama menshi mu Rwanda, ariko nkuko tubyumva gusa inkotanyi uburyo zikora muzo zibikora muri iki gihe nubwo bitangiye. Mbere bakoraga utuntu twabo ntagire umuntu utumenya, ariko kubera ko abantu basa nkaho babahazi, abo bicaranye ari 3-4 mu nama, bica mu gitondo umwe yavuyemo akavuga ati bana ba data maramenye marariye muri menge, abagabo barimo barabagambanira ko muhumure, kubera ko Uganda ntago yakwemera gutanga impunzi za UN kubera amatiku y'u Rwanda no kwikunda n'ubwoba na buri kimwe cyose, kuko u Rwanda burusaba ibintu bitabaho, bikabasaba mutwirukane abangaba mubakore kubutaka bwanyu, barimo baragambana, batuzengereje, bagira ubwoba bwa social media. Kandi urabona hano Uganda aba social media bahari hano nibo bari kari cyane kurusha bo mu Rwanda, kuko babangamiye cyane u Rwanda ku manyanga yabo bakora. U Rwanda manyanga rukora, abana barahaguruka bakavuga ibintu bakabivugisha ukuri. Hano dufite ari Sergeant Robert Truth, yaba hari yitwa Captain Makanzu, hari TV hamwe no witwa Bosco Empire, hari Bakiranuka TV, hari Mama Bebe Official, hari abanyibutsa sinzi narizo abujya wumva yitwa Isano Media Africa, hari nditwa Isano TV and Radio, hari nizindi yaba Pastor Abraham. Zose barimo barahaguruka bakakubwiza ukuri. Uriya witwa Mwarimu Karambizi, abo bose bavugisha ukuri batanyuze ku ruhande ibintu babayemo, noneho bigatera ubwoba u Rwanda, bakavuga ngo abana batwambitse ubusa. So ikiza nuko twakuriwe mu Bugande, reka tugerageze ba generali bakandikirana ba generali, ba colonel bakandikirana ba colonel, bande bakashakisha ikintu cyo bakoshe cy'ikimenyane ngo bazaze batuyore. Ariko hamwe n'Imana, kandi Imana ireba kuri aho kuri, nago bizashoboka. Icyo nicyo nshaka kubwira abahungu, uko barushaho kugenda batwatakinga niko turushaho kugira ubukana. Ubu rero Uganda n'aba YouTuber baho b'abanyarwanda barwanya akarengane bakavugira abanyarwanda, nababwira ko mushikame kandi muhagarara igitwari, ntagira umuntu numwe ugomba kugira ngo azabatinyishe. Kandi no munsi bashoboye kuba bafauru na leta y'Uganda ikabaduha, nago tuzaceceka. Niduceceka hari abatazaceceka, hari abazavuka nka miliyoni na miliyoni bagasoza ikivi tutacukije bakivankera. Okay, murabyumva muri abanyarwanda kundusha. Hanyuma rero nkaba mbabwira mba courage kugira ngo you guys be strong, kandi mumenye yuko uru rugamba turimo tuzarutsinda mpaka kugeza kariya gatsiko kagiye out of Rwanda, u Rwanda rukajyamo abanyarwanda bose, umuhutu, umutwa, umututsi. Aho nkabonera no gutanga message ku bantu bakora izi mbuga nkoranyambaga bagamije ibindi. Yego ziragabura sometimes zigafasha abantu kuva gusabiriza cyangwa gukora utundi tufaranga tugabonekamo, I don't know, ababigize umwuga cyane, ariko mufokasinga ku kintu
icyangombwa ko kurengera abanyarwanda mu Rwanda barimo barapfa baricwa n'inzara, abanyarwanda abana b'Afrika barimo bararengana, abanyarwanda barimo barapfa, nta munyarwanda udafite umuryango n'umwe wari umwana wari bwaraswa muri Kongo, abana barimo barapfa muri Kongo, murabizi ibingibi murabivuga rimwe mukavuga ngo iyo episode twarayirangije muyisubiremo, ariko muri iyi minsi ndimo ndakangurira abantu bose kugira ngo what next, ibyo tumo turabireba tukabivuga, niba tubivuga tukahitamo kugira ngo tubivuge nibirenza bikarenga murakurikizaho iyo ntambwe, mutekereza ikintu kigomba gukurikira kuri icyo ngicyo, kuko turambiwe kujya tuvuga gusa tugatambuka turavuga gusa, abantu bazatwita base igihobe kuko nta kindi turimo kwadingaho, nta kintu tuneke twongera ko nta kintu dufite twongeraho, aho mutekereza think bigger, buri muntu wese bamubaze icyo ashinzwe, noneho gutekereza ibitekerezo byagutse, ukavuga uti ibi niba bishobotse, ibi byanze dukoresha ubu buryo kugira ngo byibura dusunike leta y'u Rwanda, dusunike kariya gatsiko, dusunike FPR eje out of Rwanda, then niba ngombwa tukore ibintu bikwiriye. Asante sana. Tutarava kuri iyo ikibazo nari nkubashije cy'aba YouTuber, mboneraho nanjye kubashimira cyane cyane ku murego bafashe wo kuvuga ibitagenda neza mu gihugu cy'u Rwanda, kuko byari birenze urugero. Mukwiye rero gufatanya mugafatana mu bitugu, tugafatana urunana, yes, urunana, kugira ngo amajwi yanyu agere kure, n'amahanga abyumve rwose nicyo dushaka, atabarize abanyarwanda bariho nabi, barengana, bicwa buri munsi isa ku yindi, boherezwa muri za Kongo batabikeneye, ibihano byafatirwa n'abayobozi b'u Rwanda, umuturage akabicengerera akabipfiramo. Yes. Rwose icyo ndakibashimira cyane cyane, ahubwo mukomerezaho cyane rwose. Asante kabisa. Hariko hari ukuntu bo batabyumva, hari abatabyumva bakibaza neza, bakibaza bati aba ba YouTuber bari muri Uganda bashobora kuba barigumuye baravuye mu Rwanda badafite iki. Uravuga ku ruhande rwa Uganda cyangwa mu Rwanda? Ndavuga u Rwanda, ba nyiri ikibazo, ba nyiri gatera, bagitera. Yes, no kuvuga ngo bo baribaza bati, bo barekrama bavuga bati nta kintu kibi cyabakuye mu Rwanda, nta bibi bahabonye, ahubwo baje kudusebereza mu gihugu cya Uganda. Kandi baravuze ngo turi abanyabyaha, ahubwo bavuze ngo wabona abanyabyaha bacu mu baduhe. Ubushize banshimuta bigeze kumfunga iminsi 3 naburi wirengero, ariko ari polisi yari bakoranye nabo urukwe, nyuma ubuyobozi bwa Uganda burabimenya na UN bankurayo barandikura. Ariko iyo Rwanda rwari rumaze kuvuga ngo hari muri embassy barahagaze baravuga ngo muduhe ni umunyabyaha wacu. Imagine. Sorry. Ariko nyine mvayo, ariko ibingiyo ntabwo nishaka kujya, kuko narabivuze, mba ndimo gutekereza ngo abantu dutekereze n'iki kikurikiyeho. Ese ni Robert uri buvuge kiri bukurikireho? Ese ni nyivuga abantu barankurikira? Ese nimba imbarutso yo kuba twagira uburyo twahakanya ibyaha badushiraho, cyangwa bagashaka gupfobya uburenganzira bw'abanyarwanda rusange, cyangwa ineza y'abanyarwanda bose muri rusange, igashaka kugira ngo iburizwemo, twe dushaka ngo ya advancing umunyarwanda abone ubutabera, cyangwa se iki gihugu cy'u Rwanda kibohorwe, impunzi zose, abahutu bamaze imyaka 30 hanze, abatutsi bamaze imyaka 40 hanze, abandi bose bayirukana kubera bagateshwa ibyabo, basubire mu Rwanda, ako batagiye kujya muri ya ngoma mpotozi ngo ibakire, kwa kundi bakora propaganda bagereyo bakabahitana. Ibyo rero niyo dukeneye kugira ngo duhagarare kigabo, nko bivuze mu kanya. Tugana ku musozo rero, hari amakuru agezweho cyangwa mashya nagira ngo nkubaze, ko Perezida w'u Burundi yasuye DRC Congo, aho ntibaba bagiye kwiga uko bakwisubiza Minembwe na Mikenge ya nambara se. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi cyangwa Neva yasuye Congo. Ibyo bintu ni ibintu byiza, koko urabona iyo basuranye buri gihe habaho kuvuguta umuti, bavuguta umuti
ibintu bikagenda neza. Rero aho ngaho bakahita bakubitira mu cicu byari byose no kuza kugira ngo bihanize ku munyarwanda nabindi ka tuzumva ibi byatekereje tuzabi ejo nibwo nzagera. Oya hari akabazo kakomeje kunzamo kunijya kunkorogoshora mu bwonko nashakaga gusoza kugira ngo nkakubarize imbere ya kamera imbere y'abakunzi bawe. Nagira ngo umpe akanya nkakubaza. Ese nukubera iki mwebwe RPA mwitwaga inzoka? Ubundi urebye niyo mpamvu nkunda kubwira abantu bose babaye muri RPA abundi iyo udashoboye kuba wasenga ngo wiyoze n'amaraso ya Yesu Kristo uve muri bo uve muri RPF ngo woge mu maraso y'umwana wa ntama icyo gihe usigara ugifite ibyago bigukurikiye cyane kuko bariya ntibakanywa musayi. Urabona inzoka iriya umuntu twise inzoka yari yabibonye. Turabadahambana RPF RDF inkotanyi ni inzoka koko. Inzoka itera amagi, amara gutera amagi ikayereka aho ikagenda igacunga igihe cyo kuyarura ikagaruka ikajya ivanamo akana kamwe kirukanka aka kabiri kagenda twose tujye ko ari igihumbi tukagenda akanyuma kagaca buri kana kakagenda ukwako. Iyo bamaze gutawanyika iyo gizigero runaka baza guhura bugatangira kuryana nko butaziranye na nyina bahura bakarwana. Iyo niyo RPF. So umuntu wibonye yari yabonye mwiyerekwa abyita inzoka, twita inzoka kabisa. Ubonye ibikorwa byabo ni inzoka mbi cyane, baricana bakaryana bagakoresha ugasanga inzoka ibaye inshuti y'umuserebanya kuko iri buwurye. No kuvuga ngo inzoka umututsi akatubwo umuserebanya ni nk'umuhutu yigira ku muhutu inshuti kumba ari buze kumunogonera mu kubita ifuni nuko bateye abatutsi. Kweri inzoka. Tugana ku musozo rero icyo kibazo cyari cyarankomereye nshaka kugira ngo nzakikubarize kuri kamera. Buriya umuntu wabashije kubita inzoka yarebye kure. Nuko twaganga huwe twasaba amaraso ya Yesu tukabona umuntu twagaturi baragusenye inzoka. Niyo mpamvu ubona abantu benshi cyane bari hano hanze b'impunzi bararyana bararogana baragambana bakagira iki kimwe bakagira amafaranga kikajya gutanga abandi bakakikaza kiyita impunzi mu kanya nsabye imbabazi ubundi kikagira gutya ubundi kikaba ni bakadurubangana gutyo bikangana bikagira iki bakagira amashyari runaka agize gutya noneho aba YouTube abo bakazirana aho bagasenyeye mu mugozi umwe bagatsinda mu izamu rimwe byarabananiye. Wako today ndashimira abantu bamaze gushyira hamwe ku buryo bumwe kandi bugaragara bwereweka bazi ko umwanzi wabo ari umwe gusa ari RPF inkotanyi. Njyewe rero nagira ngo udusezerere abakunzi bawe ubabwira yuko next hari ibishya byinshi bizaza. Yes, reka mbyivugire no kuvuga ngo mbasezeho mbashima cyane mwese bamaze gukanda subscribe kuri hano kuri Sergeant Robert Truth. Runo rubuga twabahaye rwiza rwo kuzajya dukoreraho ibintu tuvugiraho kuri mwese muzajya mutubwiza ukuri muduha na updates z'ibintu muze cyangwa ushaka gutanga ubuhamya you are free with all right kanda kuri iyo nomero reba hejuru arafu ubashe kuba watanga igitekerezo cyawe. Asante sana.